umwe yagize ati wambwa we, undi aravuga ati wagicucu we. Akaba ari abantu bagiye rwose batukana cyane ni Amag the Black ndetse n'umunyamakuru wa Extrage TV cyangwa se imwe muri YouTube cyangwa muri televiziyo zikorera ku rubuga rwa YouTube cyangwa se YouTube channel hano mu Rwanda. Ni ibintu rero bimaze amasaha makeya bibaye. Yes, ni Kigali Top News iba ikomeje kukugezaho inkuru zazigiye zitandukanye, inkuru ziba ziri kuvugwa mu myidagaduro iba igiye itandukanye. Turabashuje kandi turanabashimiye mwese mwakomeje kuba mugomeza mutwereka urukundo mukurikirana Kigali Top News. Tubibutsa mwebwe mwama mutarakora subscribe, kanda subscribe ukore kukazogera notification ikugerereho ku gihe. Wowe rero uherereye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu zindi ntara zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse no mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari cyangwa se muri East Africa, muri uyu muryango turabashuje nk'abahereye mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu n'ahandi hose ku isi muri rusange. Tukaba tugiye kukugezaho inkuru imaze amasaha makeya ibaye, ariko akaba ari inkuru rwose yateje saga ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bavuga bati rwose ntabwo twari tuzi ko ibintu nk'ibi byaba ku bantu nk'aba, abantu b'abagabo rwose, abantu bafite icyo bigejejeho, ntabwo bakwiye kuvuga ibintu nk'ibi. Ni mu minota mike rwose nk'uko twakomeje kugenda tubabwira iyi nkuru imaze ibaye. Akaba ari ikiganiro rwose ngo cyacaga kuri channel imwe hano mu gihugu cy'u Rwanda twababwiye haraguru, ubwo umunyamakuru rwose w'icyo gitangazamakuru yazaga gutuka umuhanzi rwose Amag the Black, amushyira ku bintu bigiye bitandukanye, arangije ageraho naho amubwira ati rwose wowe urimbwa, igitutu gikomeye cyane rwose cyo kwandagaza umuntu w'umugabo waragiye yigeza ku bintu byinshi. Amag the Black rero nawe rwose nka mutaripfana nawe akaba yagiye amusubiza amubwira ati rwose nawe uri gicucu, ati uri gicucu rwose gikomeye cyane. Aho hano rero iki kiganiro cyanakorerwaga akaba hari abastari bagiye batandukanye nka Damuru mwagiye mumenya mu mafilime agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'umuhanzi Karufani rwose uzwi rwose kuri izina rya Karufani Govinda, akaba nawe ari umuhanzi w'indirimbo zazigiye zitandukanye, haba nk'indirimbo ziri mu njyana ya hip hop ndetse n'izindi njyana abagiye agenda akora. Akaba ari umuhanzi rwose ugaragaza ubuhanga bukomeye. Amag the Black rero n'umuhanzi mwagiye mumenya, akaba ari umuhanzi wakoze indirimbo rwose yise nk'iki ryabareze, indirimbo bita mu mizigo, indirimbo yise urarira rwose yagiye icaracara cyangwa se ikora amateka mu gihe cyashize. Akaba ari indirimbo nyinshi. Ubu ngubu rero Amag the Black akaba yarashinze business rwose ikora firigo se cyangwa irepara firigo ziba zaragiye rwose ziva hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari umuntu rwose wari umaze kugira ikintu gikomeye yigezaho. Ubwo rero iki kiganiro ngo cyakorwaga haje kubamo impamvu itandukanye, impamvu itatangajwe, hanyuma aba bagabo rwose baza gutukana. Ni ibintu rero abantu batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda bakomeje kugenda bavugaho amagambo atandukanye, ndetse rwose n'ubuyobozi se cyangwa n'abantu bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho bagiye bibaza bavuga bati se abantu bangana gutya, abantu b'abagabo rwose bagaragara ko ari abantu bakuru se cyangwa ari abantu biyubashye, abantu u Rwanda rwose rureberaho, abantu urubyiruko rutandukanye rugenda rureberaho muri iki gisata cy'imyidagaduro se cyangwa no mu bindi bintu bigiye bitandukanye babaye bagenda bakora, bakwiye kugaragaza ikinyabupfura nk'iki, bagatukana ibitutsi nk'ibi mu ruhame. Ati rwose ni ukwigisha abana b'abanyarwanda se cyangwa urubyiruko rw'u Rwanda imico mibi, ndetse no kugaragaza rwose imico mibi mu ruhame. Ati rwose ibi bintu ubuyobozi bw'u Rwanda bukwiye kubihagurukira, ibi bintu bikarwanya, kuko ntabwo ari ibintu biranga abanyarwanda, ntabwo ari ibintu rwose biba mu muco nyarwanda. Ati rwose kirazira z'umuco nyarwanda ziba zikwiye kubahirizwa, ndetse n'amahame y'umuco nyarwanda. Kugeza na n'iyi saha rero ntabwo uyu munyamakuru rwose ndetse n'uyu muhanzi Amag the Black nta kintu barasubiza kuri ibi ngibi, nta n'umwe urongera kugira icyo atangaza, bose baracecetse. Itangazamakuru rero rigiye ritandukanye mu gihugu cy'u Rwanda rikaba ritegereje ikintu aba bagabo babiri rwose baza gusubiza kuri iki kibazo bateje mu gihugu cy'u Rwanda.
Amag the Black yo nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, ni umuhanzi ukomeye hano mu gihugu, wagiye akora udutendo dutandukanye, agasohora indirimbo zigiye zitandukanye, indirimbo zakunzwe n'abatari bake rwose, indirimbo zari mu njyana ya hip hop, indirimbo zigishaga zagaragaramo ubutumwa bwigisha urubyiruko rwose ko rukwiye kuba rwava mu mico mibi cyangwa se mu bikorwa by'uburara. Uyu munyamakuru rero wa YouTube channel se cyangwa w'ikinyamakuru gikora kuri YouTube, wabashe kuba yashwana n'Amag the Black, ni umunyamakuru mwagiye mumenya rwose, wagiye akina muri filime zitandukanye, yitwa nka Kadogo, aho yakinaga nko muri filime y'uruhererekane bita Seburikoko. Akaba ari umunyamakuru wagiye akora ibintu nawe bigiye bitandukanye, akaba ari rwose n'umwe mu bantu bakora mu bintu bijyanye na production cyangwa gutunganya imiziki cyangwa n'amashusho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari umuhanzi rwose wakoraga muri team yajyaga ikorera amashusho, umuhanzi bita igisupusupu cyangwa se Nsengiyumva Emmanuel wahariya mu karere ka Gatsibo rwose, mu karere ka Gatsibo, aho akaba ariho uyu muhanzi nawe abarizwa. Ibi bintu rero ni ibintu rwose uko twakomeje kugenda tubibabwira, byateje rwose igisata cyangwa se byateje ibintu bigiye bikomeye hano muri iki gihugu. Nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, abantu bagiye babivugaho ibintu bitandukanye, gusa kugeza maginga ya nta numwe muri aba bagabo se cyangwa aba bari bahari nka Damuro se cyangwa Karufani n'abandi bantu benshi, kuko hari ahantu mu ruhame nta numwe uragira icyo asubiza kuri iki kibazo kigiye gitangwa n'abanyarwanda bavuga bati ntago ibi ari ibintu rwose mwari mukwiye no kuba mwashyira mu ruhame, ntago ari ibintu mukwiye kuba mwavuga nk'abantu b'abagabo. Nta kintu rero bari batangazaho, barakicecekeye. Haribazwa rero icyo rwose ubuyobozi buri buze kuba bwakora kuri iki kintu, cyangwa se abantu bashinzwe ibijyanye n'imyidagaduro icyo bari buze kubivugaho. Wowe rero uba ukomeje kugenda utega amatwi cyangwa ukurikirana video ziba zigiye zitandukanye za Kigali Top News, tuba dukomeje cyangwa se tukomeje kugushimira, tukwifuriza amahoro y'imigisha rwose ngo abane nawe, tukwifuriza imigisha y'Imana, amahirwe masa rwose mu bikorwa bitandukanye ugiye wikorera, ibikorwa byawe dugusezeranya ko natwe tuzakomeza kukugezaho amakuru abagiye atandukanye, tutazahwema rwose kukugezaho amakuru y'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi muri rusange. Wowe uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose bya Afurika n'ahandi hose ku isi, tukwifurije amahoro y'imigisha rwose, tukwifurije ishya n'ihirwe mu bikorwa ugiye ukora bitandukanye. Tukubwira ati kanda subscribe n'iryo jambo ritukura, notification ikugera kugiye amakuru nk'aya ngaya rwose abari kugenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, kugerereho ku gihe, dore ko igihe ari amafaranga, igihe n'ubuzima ntabwo igihe kiba gikwiye kugusiga, uba ukwiye kumenyera ibintu ku gihe.